Yes, mu gahinda kagaragara ku maso ye nicaranye na Ferdinand aho ekipe ya Rayon Sport itakaje ibonye inota rimwe cyo kimwe n'umukeba wayo ejo nayo yanganyije igitego kimwe kuri kimwe. Hano naho Rayon Sport iranganyije. Nicaranye na Ferdinand nubwo ababaye ariko muramuzi ko atagenda nta kintu atubwiye, ni umukunzi wa Rayon Sport ariko by'umwihariko akaba umunyamupira. Nakunze uburyo mwakunze ikiganiro cyiwe ejo twakoranye ari kumwe na Mutangazaji. Ferdinand, mbere na mbere reka ntangire nkubwira ati pole. Bibaho mu buzima, mbere na mbere natakaje umuntu w'ingenzi ku buzima bwanjye. Condoleance kabisa. Umukecuru wamfashe mfite umwaka n'igice, arwana ku buzima bwanjye muri kondisiyo zari zigoye, atari uko yonsa ngo abyare, yakoresheje uburyo bwose Imana yamushoboje. Kuri uyu munsi rero ikintu kimbabaje ni uburyo apfuye ntamweretse abuzukuru be, ariko mbere na mbere aruhukire mu mahoro, nta kindi navuga. Pole Ferdinand. Bibaho mu buzima. Mbere na mbere banagusure nk'ibisanzwe, ino nimero uri kubona hasi ni ya Ferdinand, umusure umutabare. Ino match abimenye igice cya mbere kirangiye, Rayon Sport yamaze no gutsindwa igitego kimwe. Nabiraranye nuko nagize umutima ukomeye kugira ngo bitanya affecta bikaza gutuma no gufana binanira, ariko nirwanyeho nyine gikomando tu. Fede katuze mu kibuga hano, ni match ubonye ute gutakaza? Mwari mwishyizemo ko Rayon Sport bishoboka ko amanota 3 yayabonaga, mwaje mufite icyizere, byapfiriye muri designation y'umutoza 11 ba Rayon Sport. Buriya nkimara kubona Yannick Bangara abanje mu kibuga, ari ahantu sinzi impamvu uyu mujyama n'uyu munsi nkimudutaho. Umutoza nawe yakabaye yumva igitutu cy'abafana, akareba koko niba ibyo bavuga bifite ishingiro cyangwa niba nta shingiro bifite. Ariko niba uri umutoza ukabuze kuri kurwanira igikombe n'ikipe yitwa APR, ariko muri aka kanya ukaba udafite ubushobozi bwo kumanajinga ikipe yawe, urabizi ko mukeba yarayanganyije, urabizi ko gutsinda Teseri biradushyira muri position nziza kuko warasigaramo amanota 3, n'undi urabona bikomeje kuba bya bindi n'ubundi bibaye 5. Egare ko Bekeni ni umutoza ufite ikipe nziza, iratoje, ubona ko ikipe ye imaze kumenyerana, ariko na Nisa ndibaza ngo umutoza ntago aramenya 11 be bagomba kubanza mu kibuga. Aracyabahatisha, aracyagerageza buri mukinyi. Ubu buri mukinyi wese ntago aramenya ubushobozi bwe. Ubu mu bakinyi 30 dufite ntabwo aravanamo 11 n'abasimbura babo, byibura bugi uti 11 banjye beza naba mu gihe nta mvune naba mfite. Rero urwego rw'umutoza ururebera mu gusoma umukino. Bekeni yamurushije buri kintu cyose. Ntarinzi ko ari amagambo ya Bekeni, ariko aranyemeje, kandi iyo unyemeje ndemera. Ikipe ya Teseri iratoshe. Ubaka kanya ekipe ya Polisi ntihozaho, APR nayo nuko, na Rayon Sport nuko bimeze gutya. Urabona ari iki kiguye gukorwa byihuse kugira ngo ekipe ya Rayon Sport ibe yatwara igikombe? Muri aka kanya igikombe kiracyari mu muhanda, kiracyasirikira, ariko Rayon Sport irasabwa kuba seriye. Inyuma y'imyaka 7 byibura akabatika Rayon Sport kagira igikombe kijyamo cya champion, kuko igikombe duheruka ni cya Jean Fidel Peace Cup ndetse na Nuza na Super Coupe, nibyo bikombe bibiri duheruka. Rero murumva abakunzi tunyotewe igikombe, kandi ntago biduca intege. Sometime murabona ko na Nisa turacyitabira match zose tuba tuziriho. Hari umufana umwe muri bagenzi bawe nyuma ya match irangiye unyongore arambwira ati ibyo umutoza yakoreye Asumani nawe aka kanya akwiye kubikorerwa, akaba agiye ku ruhande gatoya ekipe igasigarana na Romami mukamureba. Icyo kintu urumva gikwiye cyangwa aracyarika? Ibyo bintu nabisabye kera. Abo batoza b'uruhu rwera dusigaye twishuka tukumva ngo kuba umuntu ari umuzungu biramuha ubwo bushobozi bwo kuza akabyimba ikipe ya Rayon Sport. Twibukiranye abatoza ba Rayon Sport bagiye basimburana, uhere kuri ba Julien Mete, uhere kuri ba Zerifani, ngabo ba Robertinho baraje biranga, ngo uyu mutoza wa Mukura araje biranze, n'uruhu rwera. None wo tuzanye uyu munsi nawe nuko na bose urwego rwabo ni rumwe. Nuvuga ngo coaching hagati ya APR na Rayon Sport, uramutse uvuze uti tugiye gutanga doze y'urukingo, doze watera umutoza wa APR n'uwa Rayon Sport zose waziringaniza. Izina ry'Imana. Iki gikombe cyandagaye gutya, ubona nta ekipe iri seri ivuga ati iki gikombe tugitware.
wowe ubwawe Fredin wakugira umutoza cyangwa wakugira umuyobozi wa Rayon Sport mu gitondo ushinzwe gufata ibyemezo, ni iki wakora kugira ngo muri ubu burangare polisi ifite, APR ifite, Rayon Sport ihuzagurika gutya wishyire ku murongo itware kino gikombe? Mbere na mbere ikintu cya mbere nakora no guhagarika umutoza igihe kingana, nkamuhagarika imikino itari munsi y'itatu, noneho nkagerageza umutoza wungirije, nkareba niba kuko ari urwego rw'umutoza cyangwa ari urwego rw'abakinnyi ruri hasi. Ese umutoza mo 11 wabanjemo uyu munsi ubona utari ukwiye kubanzamo nuwe, kuko aho ujya hose ni umutoza. Asumani yari afite iminota yagombaga gukina kuko iyi match yamutonze, si uko ari umukinnyi mubi, ariko wabonaga ko Asumani rwose iyi match yamurushije imbaraga, cyane cyane ko yahuye n'abana ba Etincelle bameze nka Marine bafite igihaha, ubona ko ikipe iratoje ifite. Rero icyo umutoza yagombaga gukora, yagombaga guhita yinjizamo Forunganya hakiri kare. Ibyo rero icyo byari budufashe niki, byari kudufasha kumanajinga ibi bibazo byo gutsindwa igitego na Etincelle, kuko urabona ko gutsindwa kwa Rayon Sport harimo n'uburangare bwa defense no guhuzagurika, ari byo bintu ushobora guhita uvuga uti Chimanga yakinye neza, ariko se afite ubushobozi bwo kuza gukuvura icyuho cya Yannick Bangara, arakinya umwana wakinye n'umwana wa Bangara, ntabwo byashoboka. Ibyo byose rero ni ibintu birimo kutwafekita, ariko haracyari kare bafata icyemezo. Fred, reka nkureke, ariko mbere yuko nkureka ntitaye ko nimero yawe mba nayishyize hano, ongera usubiremo nimero yawe kuko n'ubundi barakuzura umusesenguzi hano uhoraho. Ongera usubiremo nimero bagutabare, nushaka kuba yaza kugutabara amenye aho yazagusaba. Okay, nimero yanjye ni 0782 668 414, ni 0782 668 414. Ariko sinareka gushimira umuvandimwe w'umubyeyi wanjye ufite uruganda rukora ibigega bita Addition Plastic, uzanamutuzanire tumwamamare, bakubahuza na Addition Plastic. Afite uruganda rukora ibigega mu cyanya cy'inganda hariya Kicukiro, ni Kicukiro, ndumva ari Kicukiro. Yego, ubwo rero no mubyeyi yakimara kumva iyo nkuru yankomeje, kandi cya kabiri yamaye n'agapeteroli, ndamushimira cyane, n'umubyeyi mwiza cyane, kandi abantu bose bafite umutima wa kimuntu wese abo nashimira ni benshi. Bamutsinze nabashimira, umusaza Claver Bistre namushimira, nashimira witwa bro, ni benshi witwa Elize ukorera Nyabugogo munsi inyuma ya Virunga, ucuruza ibintu by'amabiswi zigezweho za shokora n'ibiki, abo bose n'abantu bagiye bamba hafi. Nundi wese wagize icyo akora bitabaye ngombwa akambwira ngo ndi runaka, ndamushimira. Gusa ikindi nasorezaho, umuntu wese ajye yubaha umubyeyi wese, amufate nka mama we, amufate nka papa we, amufate nka mushiki we, amufate nka musaza we, kubera ko uyu munsi nakuriye mu biganza by'abantu batandukanye, ariko uyu mubyeyi gufata inshingano, mfite umwaka n'igice nta papa nta mama, akemera kumbera byose, aragiye nibyo, ariko hari ideni nagiye mufitiye, ariko yumve ko Imana yo mu ijuru yamaze kumwakira, yumve ko aho nicaye hano izina amaze kugira niwe ndikesha. Iyo atajya kuramira ubuzima bwanjye birashoboka ko mba naritahiye uyu munsi. Fredina nta muntu uba muzi, ariko yagize uruhare kuba ndubundi uyu munsi. Imana yo mu ijuru imuhere gukora idashira. Fred, urakoze cyane. Mbwira abakunzi bacu ino nimero uri kubona hasi ni ya Fredina, muvugishe umukomeze muri ibi bihe bitari byiza arimo. Fred, reka ngushimire, turasubira mu minsi mike. Mwarabu muri cya cyarabu cyawe bigenze bite? Umunsi cyakamye bro, bigenze bite? turebe umutoza ameze kimwe n'uwapere wose ni bamwe andesheje ingorobe, cyo kimwe n'abandi. Urabona ikibazo atari abakinnyi ba Rayon Sport, ikibazo n'umutoza. Reba mukwizo kuri Madiane irikawe yari mukize hanze, wallahi twa tufite binyoshi. Allahu yadirahisha ko cya kabisa. Kazubwije reka dusohoke muri stade, ariko ikibazo cya nyuma, ubyutse mu gitondo ugahamagarwa na telefone bakakubwira ati Mwarabu ubaka kanya tuguhaye amasaha 28, ufite ubushobozi bushoboka, itegeko uri bushyireho muri Rayon Sport rirakurikizwa, ni iki waheraho? Nahita mpindura umutoza ngatamuho konje y'ukwezi akajya bagiye gutekereza iwabo mu rugo, nka ikipe nk'abanyerekeye Romame
hari ikindi se narenza aho ngaho wowe ko kamaze nkubwire ntibaguha amagi uyareba atogosheje n'amabisi wowe ntuhitamo ahubwo nawe wowe kwezi urambaza amenye nko kureba umunwa bro. igikombe kiracyari mu muhanda urabona bishoboka. ndi kukubwira Imana yaduhaye umugisha wo kubona igikombe ariko umutoza n'agashaka ko kiduha ariko kubino kubwiza iki Imana yagenye tuzakigeraho. Nakubwije ijambo navuze nuko utaryumvishije Abisiraheli turumvikana Mose yabakuye muri Egiputa. Mose n'Abudara abamutse inyanja itukura tumaze kuyambuka tugera hakurya ariko bamwe batangira kumwigumura ku mutoza wacu natangiye kwigumura kuri Abudara tukumubona kwe ngo tumwanga ariko ntituzagera tumwanga nani nkuko utahakana mama wa cyangwa utahakana so ariko Abudara ntacyo turi kumushinja ameze neza ariko ikindi kiri Abudara ndi bumwisabire nafate nk'umupereza uyoboye ikipe ufite ubushobozi bwose afata uyu mukoca wacu abamuhaye ikonje y'icyumwe nkuko yahaye Asumani nawe koca nawe agenda yitekerezaho abirebe. Reba muri Mediane tuganira nawe uzi football Mediane tambwabonye ko yari yananiwe Yego. Ku 10 wallahi wabonye ko Bangara ese muri 11 yabanjemo wowe ubona utari ukwiye kubanzamo nene. Ndi kukubwira ibi munsi ibintu koca yakinye Bangara da yari kujyamo ariko gasimburwa kare yakinye Bangara cyo nibumushinje nubwo bati Bangara hari imipira pe yagiye kuraho ariko Asumani wabibonye abo ntacyo yereka baro nimwe Asumani reba igitego yakushije hari imbere y'izamu na Bangara nubwo mbivuze gutera igitego yakushije hari iki ni gukubwira uyu mukoca wacu yicira itekereza abakinyi batatu bane bose yabanjemo batari kubanzamo Forunganye bapfiki Tubitase bivugwa ko ataraba fit neza ijana ko Forunganye ko yamubanjijemo kuri match ya Noza ntiyamutsinda ibitego bibiri Yive yamubanza mu yabanya Forunganye na Yive ne gutwa twatsi ibitego bitatu bine nkuko ushi yari yabikoze bro ikomande nkubwire ngifi ngo nago ngenuza ngo ifi nago ibyo yigira mu mazi nagaregira mu buto uyu mukoca n'ubungewe ngiye kumukaranga mu buto nimba atoza abazamu nagende asimbure Bakame tuza n'undi twego bafana tumugure bro dufite amafaranga Kazu. Yes Nubundi tuzongera duhure igikombe cy'amahoro maracyakirimo cya shampiyona tuzaganira tuzahurira mu nzove igikombe cy'amahoro ni cya shampiyona mugeri Kigali amahoro ntago ngira ngo izi ni imvamutima z'abakunzi ba Rayon Sport nyuma yuko itakaje amanota 3 ikaba ibonye inota rimwe umuze bimeze bite. Isawa ni neza ndabona wiyambariye umukara n'umweru yangiye ngo tuvugana umukara n'umweru abafana ba EPR bari bazi ko APR igiye gukora amateka hano ngahiro bava ko nyine twabangiye wari uri inyuma y'iheze ngiye n'umufana wa Etincelle hano ndi mu rugo yego ako match kuntu yarangiye ngiye kumbona izanjye aya manota abiri tubuze ntago twakugombye kuyabura. Se nkawe ukurikirana Etincelle niki cyahindutse kuko mu minsi yashize yahuzagurikaga ni Beke ni uhinduye ibintu cyangwa n'ubuyobozi bwahinduye ibintu. Urabona staff yose na byose ibifitemo imbaraga. Urabona nga Beke ni azabakinnyi kandi Beke ni ubina hangaha Etincelle niye abakinnyi bose arabazi neza. Nabwo nanakibutsa ko amakipe yose azaturuka i Kigali hano nga turi Brazil. Hano turi Brazil kandi ni imana zituruka. No warabonye mu bihe byatambutse ba Muhajiri ba Haruna niyo nzima hano nga baracacambwa. Uvuga nga ati mwabonye abapetari abatoya kuno bagaraguraga reyo kandi reyo yarifite abakinnyi bakuru bazwi bahembwa amafaranga agaragara. Ako abonye ibintu bakoreye hano nga umuyigaride Kwizera Olivier igitego wa mutsinzi dusoza kuko buri kwira ijambo rimwe ku mutoza wa umutoza ikintu ndamushimira hamwe na staff n'abakinnyi bose muri rusange bagaragaje confidence bagaragaje competition muri match ako nubundi twa dufite umugambi wo kubatsinda ko nta kunganya nago byari birimo. Ikindi navuga ku murefo ku ruhande yibeshyo atanga yanga gusifra offside igaragara baza gusubiza inyuma amashusho muri highlight baraza kubibona kuko cya gitego cya Rayon Sport yari offside igaragara neza abakinnyi bose giye muri batatu bose bari muri boxing kandi umugardera yabuze uburyo bwose yanamatse n'akaboko ngo offside. Iki navuga tushe bakoze muri boxing yari penalty yigendera ako umusifuzi yasanje ibintu byose avuga ngo ati ntago ari penalty waye ko cyatari penalty kandi tushe igaragara. Musa reka nkushimire nzagaruka hano mbasure tuganire ariko icyo nabwiye nuko ikipe yose izaturuka
i Kigali Vuga n'izina ryawe. Amazina Waye n'abantu nka 2 3 basuhuza. amazina yanjye Hitimana Itangishaka Idi nakuriye mu karere ka Nyarugenge. Abantu bose ndabifuriza igifungo cyiza muri Ramazani kandi bazagire Eid nziza. Alhamdulillah. Alhamdulillah.